nigeze kuba hano muri iri shuri ariko ni kera cyane. Hanarahize kera nahageze aya mazu yarahari ngaya. Ziriya dore twari zo ntizahindutse. Hariya n'igisenge nticyahindutse niko nabisize ndavuga hano. Hari aha niho hahindutse. Aya ni amashuri. Ubwo ni mu mwaka 1977. Bakiriye rero minisitiri ubwo twagira ngo tumuhe umwanya. Nge ntabwo nigeze niga hano ariko najyaga nzana abanyeshuri nanjye nigishaga kubera yuko Runyombyi na Bigugu zivukana. Nanjye najyaga nzana abanyeshuri hano baje gusura nari umwarimu Ibigugu. Murakoze nyakubahwa minisitiri mwaganiriza uru rubyiruko. Muraho neza? Ndabona mukeye muryoshye. Yewe amazina yanjye nitwa Bizimana Jean Damascene. Nkaba nyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Murayizi? Cyangwa mwarayumvise? Imaze igihe gitoya, imyaka 2 urumva ntabwo irakura. Ntabwo nka Minisiteri y'Uburezi yo murayizi. Hanyuma rero nari nazanye twaje kwibuka hariya mu murenge wa Musebeya. Hanyuma ndavuga nti reka nshira hano nsuhuza urubyiruko. Ndeba urubyiruko rw'u Rwanda rw'Urunyombyi rwifashe. None ndabona mukeye. Muriga neza sawa? Muratsinda? Oh, biranshimishije. Biranshimishije. Nigeze kuba hano muri iri shuri ariko ni kera cyane. Hanarahize kera nahageze aya mazu yarahari ngaya. Ziriya dore twari zo ntizahindutse. Hariya n'igisenge nticyahindutse niko nabisize ndavuga hano. Hari aha niho hahindutse. Aya ni amashuri. Ubwo ni mu mwaka 1977. Muri Kanza. Hanyuma mpava mu mwaka wa 1982. Nabwo murumva ko bikiri kera. Ababyeyi banyu basanga bamwe bari bataravuka. Hanyuma rero ngo muriga muri 500 icyo gihe tukabaga turi nk'ijana. Twari yabagamo babiri mu kumba. Ajya barana bingahe? Uruhande rumwe 5 urundi. Ubwo babiri babaye abantu 20 bose bari bakeye. Ntabwo icyo gihe abantu ntibagiraga amahirwe yo kwiga ari benshi nk'amwe. Ayo mahirwe rero nukuyabyaza umusaruro kuko umugira amahirwe mu kwiga. Icyo gihe twebwe ishuri rikaba rifite ikigo nk'iki abantu 120. Nuko twari nako refectoire ndabona yaravugurura igisenge. Ubwo rero murabona ko ari ibintu byiza, muzige mwiga neza, mutsinde. Iyo babwira ko muzaba abayobozi nibyo. Nibyo. Hano dufite abantu bagiye bahaba bakomeye. Muzi umugabo wigeze kuba minisitiri w'intebe yitwa Nasazi Murekezi? Yiza hano. Iwabo ni no hakurya hari. Ku Ruheru. Ni ku Ruheru.
muzi umuntu ugeze kuba ministre akanayobora banki nkuru y'igihugu witwa Kanimba nawe yiza ushobora kurondora n'abandi bagiye baca mu iri shuri hanyuma bakaba bari mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Hano rero abanyeshuri baho twari tuzwiho kutagira ibiturangaza. Njye naje hamvuye muri groupe scolaire Butare, muri groupe scolaire ni mu mujyi, abanyeshuri baratoroka bakajya mu mujyi hano nta cyarangazaga abantu uretse kwiga. Kwiga abantu bagatsinda bakaba bahanga. Ariko nizeye ko n'ubu babashyiriyeho ibibuga. Kera twagera gutubuga tubiri hirya hari. N'ubu ntabyo. Hanyuma umuntu yashaka gukina football akajya yitwa mu Kinkwamagana. Mu isoko ushaka kugura kenda mu Gatunda. Ariko icyo gihe ntabwo habaga amaduka nk'ahari ngubu. Kera imyenda ni hasi, mucuruzi ugasanga hasi mu mukungugu aracuruza utwenda. Imodoka habaga imodoka 3 za pick-up twitaga Stout udutoyota. Ya rwunganira yabaga hirya ku Munyinya. Hanyuma hakaba izindi ebyiri mu Gatunda z'umusaza twagashyira kera 3. Twaba tugiye kujya mu iruhuko zigaparika hariya saa 9 z'ijoro. Noneho tukijugunyamo mu gicuku tukagenda. Udashoboye kubona umwanya ugagasigara. Zagendaga kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Kuwa gatatu abimbaraga nyine binjiragamo mbere zikaba ziruzuye bakagenda, abandi bakazategereza kuwa gatandatu. Ni Butare nuko murumva ko turi bamvuye kure. Ariko ubu niyo mpamvu murabona ko nyakubahwa perezida wa Repubulika noneho yabazaniye umuhanda umuranyerera kuva i Butare kugera hano byadutwaraga amasaha 5-6. None ubu mu kanya minota 30 ndaba mpageze. Nabona ko iterambere ry'igihugu ari cyiza, kandi igihugu buriya gitera imbere kubera urubyiruko rukura rwarize neza rugakora neza. Babahanga bakaba ba engineer imihanda bakamenya kuyubaka. Ubwo rero namwe nicyo tubashishikariza, mwige neza muzavemo abahanga bavumbura ibintu tugura i Burayi. Ntidushaka gukomeza kugura ibintu Burayi no mu Bashinwa. Dushaka kwishingira inganda zacu zaranatangiye, ibintu tukabyikorera, igitaka tukakibyaza ibintu bikomeye dushobora gukoresha. Aka gasara twakigeragamo shimi, kimwita chemistry, physique na chimie laboratoire kakaba kariya konyine. Barimu babiri gusa, umva barimu babiri, umwe wa physics undi wa chemistry. Witwa Ndutiye akigisha, ariko baraguranaga. Ndutiye Simon yigishaga cyane chimie, witwa Teribura. Nuko Teribura yagize nabi, Teribura yisha abantu. Cyangwa aho yagiye kuba sous-prefet. Ariko barimo abahanga. Barimo abahanga, bari bakeya, nabo mufite n'abahanga, mufite amahirwe yuko mugira bari mu benshi. Twasanga ari bakeya. Kuko nicyo gihugu niko cyari kimeze cyo. Mwebwe rero mwige muzavemo abahanga muri domaine zose nibyo nababwira. Hanyuma igihugu mugifashe gutera imbere, kandi muraburya kwiga biroroha. Biroroha kubera ko amashuri imyaka mike cyane. Reka da ubwo mwumva ari myinshi. Hano su twaka 6. 1 2 3 4 5 6. Ubwo secondary school kabirarangiye. Mugakubita kaminuza. Kaminuza inga 5. 1 2 3 4 5. Ubundi mukajya mu buzima. Murumva? Ni ibintu rero bidatinda. Murumva imyaka 6 ongeraho 5, hafi imyaka 12 n'3 mukaba mufigiza za PhD, za masters, sinakubwira. Mwarabivanya, ariko hano niyo ntangiriro. Aha ngaha ni mutiga neza ngo bihera aha,
ntimukeke ko muri kaminuza ariho muzamenyera ubwenge. Icyo bita fondasiyo base ni hano muri Runyombye ahangaha. Ubwenge ubuhanga muzagira muri za kaminuza ni hano buhera. Kaminuza iyo hano hakunaniye ntibidakunze, kaminuza hano ntishoboka. Icyo nagira nkibashishikarize. Ubu abana benshi kubera ko amashuri yabonetse bagwa mu mutego wo gukora ibiboroheye. Turabafite genda umubyeyi mfite abana bakuru, ugasanga umwana arashaka gukora ibyoroshye, ntashaka kuvunika. Nkuko nababwiraga imodoka zari 3 abanyeshuri benshi bazaga n'amaguru, bagaturuka nta bantu baviza Kaduha hano, abantu bakavika Kaduha n'amaguru cyangwa imushubi bakaza, twabyitaga kunyambirira. Twabaga bavuye ubunyambirira ngo abanyambi n'amaguru atwaye agafuka hano karimo utwenda twe. Ariko icyo gihe hari byari byoroshye. Icyo gihe ku ishuri baguhaga byose, baguhaga matora, bakaguha amashuka, bakaguha amakayi, bakaguha amakaramu, we waza gutya wishoreye gusa n'utwenda. Ninde ukabisanga ngaha. Ariko murumva impamvu mwabihasangaga nuko higaga bake, bake cyane. Leta yari yarahisemo ibyo. Twebwe rero duhitamo kuhiga abana benshi, abana b'Abanyarwanda bose bakiga. Mushyiremo rero umwete. Abakera twigaga bituvunnye, mwiga mufite ibiborohereza byinshi, mushyiremo umwete muba abahanga. Kandi birashoboka. Birashoboka. Ni mwebwe mugomba kuza kudusimbura, tukajya muri pansiyo vuba mugire bwa. Tujye muri pansiyo. Ariko muzasanga twarabateguriye, turabakira igihugu cyiza kandi neza, inzego zubakitse, mwebwe muzaza ari ukuzikomeza. Muzaza ari ukuzikomeza. Ni ikiro nagira ngo rwose mubashishikarize, kandi babwira ko binshimishije ku umuntu wize hano kera mu iyo myaka, kuza kubereka ko kubaramutsa no kubereka ko gutera imbere bishoboka. No kwereka ko n'igihugu kibatekereza. Ikindi kandi mukagomba gushyira hamwe. Mugomba gushyira hamwe nk'abana b'Abanyarwanda, mugahuza intego yo gukunda igihugu, mukumva ko n'igihugu cyanyu muhuriyeho, mugomba kugikunda mwese, mukagikorera, mugashishikara ko kukibumbatira, kagira amahoro arambye, amahoro ahoraho. Ngira ngo murabona muri aya mezi 3, kwa 4, kwa 5, kwa 6 kumara twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yahitanye abantu benshi, abantu barenga miliyoni, kandi bishwe na leta. Abo barimu mbabwira, twari dufite abarimu bigisha urwango kugira ngo babigisha abana neza, babaha ubwenge, babaha ubuhanga. Akaba ari umuhanga nk'uwoterwa nababwiraga, ariko ku rundi ruhande akareba abana b'Abatutsi akabatoteza. Mwebwe rero mwumve ko ayo ni amateka twanyuzemo, ariko tugomba kumenya, ariko no kuyirinda. Tukamenya kuba umwe, tukamenya ko igihugu tugihuriyeho, tugisangiye, tugomba kugikorera twese, tukakibanamo kandi neza. Sibyo? Ayo mateka tukayamenya, tukayigiraho. Amenya ko hari abarimu bahemutse, hari abanyeshuri bahemutse bica bagenzi babo, ariko abo nuko babaga barabitojwe. Mwebwe rero abarimu banyu bagiye babatoza ingeso nziza, babaho ubumenyi, kandi banababera intangarugero. Nabo ndababwira, bere intangarugero ko duhura n'abarimu bigisha abana, ugasanga bamwe bafite ingengabitekerezo ya jenoside bareshyira no mu bana bamwe na bamwe. Ibyo sibyo, ntabwo ari byo. Umurezi abagomba kuba intangarugero, umurezi akaba intangarugero muri byose, mu bumenyi, mu gutanga amasomo, ariko no mu myitwarire no mu ndangagaciro, cyitwa indangagaciro, values. Sibyo? Reka rero no kurondogora, hari ufite ikibazo kimbaze hanyuma iminota nk'itanu, no kugira ngo ntaza nkiyarira ijambo gusa, ntabwo biba ari byo. Nta mubyeyi uza ngo avuge abwira abana hanyuma agende.